Mwaramutse neza bakunzi ba Hatilaba TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Munyemerere duhere kuri iyi nkuru itubwira ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje cyangwa se rwatangaje mu itangazamakuru abasore babiri bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abakobwa babizeza akazi ndetse bakanabambura ibintu byabo ku gahato. Kabisa, reka ku nkuru irambuye duhe uwayiduteguriye hatugezeho iyi nkuru. Iki gikorwa cyabereye ku cyicaro cya RIB i Kigali Kimihurura, aho RIB ivuga ko mu karere ka Rwamagana yagiye yakira ibirego bigiye bitandukanye birimo kwibwa telefone, gusambanya abana ku gahato. Iyi nkuru mushobora kuyisanga ku rukuta rwa X, ariko se reka ibyo mbyihorere, ahubwo twikomereze nge nyibagezeho mu buryo bwimbitse kandi busobanutse. Abakekwaho ibi byaha bahamagara abana b'abakobwa bakabizeza akazi gahemba neza, bakabaremamo icyizere kidasanzwe. Abakobwa bakemera, bakabasanga aho badashobora kwitabara cyangwa se bakabasanga ahantu habi cyane hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga, aho bashobora kuvuga ntihagire ubumva habe na gato. Abo basore bakabambura ibyo bafite byose, bakanabasambanya, bakabafata ku ngufu. Umwe muri aba basore bakekwaho ibi byaha, iwe yarafite akazi ko gushaka abakozi, undi akiyitirira bosi wa kampani runaka. Isebahizi uri mu bafashwe yajyaga muri gare ya Nyabugogo gushaka abana b'abakobwa bashobora gukurikira cyangwa se bashobora no kumva mu buryo bworoshye, akifatisha telefone yegereye uwo mukobwa cyangwa se umukobwa abonye yabuze yajya n'iyava, cyangwa se umukobwa wari we wese abonye, akivugisha kuri telefone ati sha uramemukiye, niriwe nkutegereje muri gare none dore burinze kunyiriraho. Agahita yegera wa mukobwa yarari hafi ye akamubwira ati none se ko ari umukozi umemukiye wanyemereye tukajyana rwose, niba hari naho wakoraga ndakongera amafaranga menshi cyane, mbabarira uze kuko boss yamerera nabi pe. Ubwo umukobwa yabyemera agahita amuhuza na boss we kuri telefone, umwe yiyitirira boss, noneho bagahana gahunda. Umukobwa akemera akajya Rwamagana, uwamujyanye yabona butarira neza akamutinza mu nzira akoresheje amayeri anyuranye. Bwaba bumaze kwira, umusore akava mu modoka akabwira umukobwa ko bosi yamutumye guhaha inkoko, nuko bagasohoka, maze uwo musore akamujyana mu gisambu akakuramo icyuma akakimufatiraho, akamutegeka gukuramo ibyo afite byose. Umukobwa akabimuha byose, akirukanka n'igihunga cyinshi atazi yajya n'iyagana cyangwa se aho yerekeza. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry avuga ko nyuma y'uko bakiriye ibirego bigiye bitandukanye hakozwe iperereza basanga ko ari ibirego bifitanye isano, ndetse bafatana babiri muri abo bakora ibyo byaha. Dr. Murangira araburira abaturage abasaba kugira amakenga mu byo bakora byose. Umuntu bahamagaye bakamenyesha bagenzi be aho bagiye ndetse n'ikibajyanye. Kugeza ubu abamaze gutanga ibirego barenga 7, babiri muri bo bavuga ko banafashwe ku ngufu mu murenge wa Mushi. Aba basore bakurikiranyweho ibyaha 5 birimo icyaha cyo gusambanya abana, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina hatabishaka, kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'iterabwoba cyangwa se w'abagizi ba nabi. Nge nitwa Deswe Nyomugabo, ndabashimiye. Uyu ni umuyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Hatilaba TV, kanda subscribe una sharing.